bati twebwe ku ruhande rwacu sirini ya wawiri watatu nyine batekerezaga ko ari ibanga atarayijyana nyine ni nayo mpamvu nyine bitakiri ibanga kuko nanjye ndabizi kandi sinarindi baranga ibanga rya ndasoza muri uburyo twabimenye twese kandi byari ibanga ubwo kugira ngo iyo nama ijye kuba nabwiraga Kanyizo aho kugira ngo aze guhamagara Kazungu aho bakajya kureba Kazungu kamubwira ati twagiye hari n'iyi ngiyi twagiye nkongera nkahita nyura no kuri Hitimana nkamubwira ni rero gahunda imeze gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya twagiye undi nawe akahita nyura kuri nuriya baza guhurira ahantu hejuru hariya bitangirira inama yabo rero gahunda yari hari rero ni imwe niyo kuvuga ngo niba twebwe nta muyobozi wavamo ariko hari umuntu dushobora kubona twebwe atuvuyemo wagenda akicara akaba umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports oya ukiri mutoya cyane ngo w'imyaka mike kubera ko ntumbwire abadoza mu kanwa amazina nayo bapropozaga abangaba bahora nkazivuga hari amazina atatu bapropozaga ariko abiri ndayareka Kanyizo irya gatatu ryo ndabona hari amazina ahora mu kanwa kacu ariko nyamara nitwemere ko ari Ziripendo ariko kubw'amahirwe ibyo ngiye kuri Rayon Sports yarabikemuye ayo mazina hari abantu batemera kongera kwiyamaza muri Rayon Sports ayo mazina kuko baba Kazungu mazina bavugaga hari nandi ngo yari ahari ngo yagiye yinjira nyuma kabwira ati kuko bifite umurongo uburyo abayobozi bajyaho uburyo bagomba gukora bitari mu kajagari tabiye ndi Rayon Sports ufite uyibariza nta biro igira ntaki umurongo w'uburyo iyobowe uyu munsi Jean Fidel avuyeho hajya undi agakomereza no muri guhembera igihe kugira gute ikipe nyine uburyo kwire kuyobora ibyo kudatwara ibikombe rero iyo ni ingingo yindi abantu bahuza ibintu bibiri kandi ari amakosa Rayon Sports umurongo kwire kubi iyoborwamo RGB yashyize ku murongo gutwara ibikombe ni indi ngingo no kugura abakinnyi no gushaka abatoza ibyo se bihuriye n'intuza ubwo rero ni indi ngingo ariko umurongo w'uburyo rero kwiriye kuyoborwa bitari mu kajagari RGB yarabikoze ibindi rero kubita twari ibikombe kubitagira gute ibyo ntibazwa RGB ubwo rero babaricaye barabiganira bifata umwanya mwe muri abagabo navugaga bari banicaye aho aherutse kugura ni hari irebero hejuru aturanye naho Radio DC yatangiye ikorera hari yakwirebera ahantu hitwa kuri si ngombwa ariko ni hari hejuru hari abantu bahaza ahantu bakundaga gusohokera hafi y'iminara hari hejuru hasozwa park meze ni hariya hari umuntu uherutse kuhagura hari ahantu hasozwa na park rwose niho bari bicaye barimo bariganirira babageze ku ngingo rero igira iti ubu twebwe gahunda rero twafashe ni imwe niba RGB rohereje umuntu twe bikaba bishoboka ko tutaba abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports bitewe n'icyo cyasha dufite muri RGB birashoboka ko twatangira gahunda none natwe iyo kuzana umuntu dutekereza wazavamo umuyobozi mwiza w'ikipe ya Rayon Sports dara amatora aranegereje Joro paka ni ubwo bivuze ko ibyo Joseph anyohereje ariko se Kazu yanze kubavuga bati harimo paka ubu kweri yasomaga ibyo yamwohereje bisanzwe ndabyishwe ntagariho igihe nsomye amagambo abanza kumenye ngamenye byabaye nsanga none nguye mu mutego bikomeye cyane waryo kweza basubiza urumva ubwo baricara bati niba twebwe nta muyobozi wava muri twe sibyo ubwo bamaze kwidekarara ko Jean Fidel batamwemera ntabwo tumuriho kuko bavuze ko ikipe yobowe nabi yego twebwe nabantu bari bicaye ngo bari abantu batarenga na 10 ntabwo barengaga 12 ntibarengaga 12 rwose bari abantu bake bizeye ko ari abantu babika ibanga umwanzuro bari uburyo no kugira ngo bajye guhura ibanga rya 12 saribaho nyine hari abantu bavuga bati twebwe ku ruhande rwacu sirini ya wawiri watatu nyine batekerezaga ko ari ibanga atarayijyana nyine ni nayo mpamvu nyine bitakiri ibanga kuko nanjye ndabizi kandi sinarindi baranga ibanga rya ndasoza muri uburyo twabimenye twese kandi byari ibanga ubwo kugira ngo iyo nama ijye kuba nabwiraga Kanyizo aho kugira ngo aze guhamagara Kazungu aho bakajya kureba Kazungu kamubwira ati twagiye hari n'iyi ngiyi twagiye nkongera nkahita nyura no kuri Hitimana nkamubwira ni rero gahunda imeze gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya twagiye undi nawe akahita nyura kuri nuriya baza guhurira ahantu hejuru hariya bitangirira inama yabo rero gahunda yari hari rero ni imwe
niyo kuvuga ngo niba twebwe nta muyobozi wavamo